Hello guys, welcome back to Look Auto Lab. Uyu munsi ngiye kongera mbere ukuntu dufata imodoka yari itangiye gushajisha irangi tukongera tukariryoshya tukayitera bushyashya. Nk'uko uri kuyibona aha ngaha imbere y'uko tuyitera, nawe uri kubona ko idasa neza rero ngaho ku miryango rifite udu scratches, ibi byose ko tugiye kubikora. Rero nk'iyo turi gutangira gukora imodoka tubanza tugamburamo ibintu byose kugira ngo ahantu hose tuzatera irangi rizabashe kuhagera mu miryango, mu nzugi, amaparishoke, mu maguru, ahantu hose. Rero nk'uko muri kubona twatangiye kuyikora, twatangiye gukora amasitike yari iriho mbere, tunareba ahantu hose ifiteho utuntu tw'udukomere nk'uko uri kubibona nuko bimeze gutya. Rero ikintu kiba gikurikiyeho ni ugushyiraho amasitike kugira ngo n'ahandi naho twagiye tubona ari udukomere twongere tubakore neza ku buryo umubiri uzaza umeze neza. Izi zose ni process tugenda ducamo kugira ngo irangi rizaze rifite umwimerere. Aha ngaha twari turi gushyiraho iyo bita pati ijyaho nyuma iyo umaze gushyiraho za masitike, mutangiye kubona ko imodoka iri kugenda iza neza igaruka mu murongo. Aha ngaha twateye iyo bita primaire kugira ngo tubashe gukontorora za masitike zose twashyizeho. Ese n'ubundi nyuma ya masitike no gushyira iyo primer dukomeza ubundi twagenda dukontorora. Nyuma yo gushyiraho control tumaze kubona no ko irangi ahantu hose biri kujyana, ubu tuhita dushyira irangi rya nyuma rya original. Aha ngaha nibyo turimo turakora nk'uko mubibona. Aha rero twongeye gusubizamo bya bintu byose tuba twaragiye duhambura, kuko aha ngaha imodoka tuba twanje kuyitera yumye, twayihaye nk'iminsi itatu ikabanza ikuma neza kugira ngo irangi rizaze rimeze neza ari original. Iyo tumaze rero gufunga ibintu tuhita tuyisimoniza kugira ngo imodoka irangi rye ryose rize risa neza kabisa, ndi nawe uyireba ukabona ko ari fresh sana. Dore rero ukuntu imodoka mbere yari imeze tutarayitera. Aha ngaha noneho n'inyuma uri kubona ukuntu imodoka iri gushininga imeze neza, handi mu muryango ahantu hose imodoka iraryoshye. So rero guys, hit follow and like and share, ubundi dukomezanye kandi in comment wanambwira ngo muzanyereke imodoka imeze gutya muri kuyikora.